twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe, tariki 19 Ukwakira 2025. Dore amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 17, umurongo wa 8 kugeza ku 13. Imbaga y'Abayisiraheli yagendaga mu butayu, igitero cy'Abamaleki kiraza maze kirwanya Isiraheli Refidimu. Nibwo Musa abwiye Yozuwe ati, dutoranyirize intwari maze ujye kurwanya Abamaleki. Rero nzahagara mu mpinga ya kariya gasozi mfite inkoni y'Imana mu kiganza cyanjye. Yozuwe agenza uko Musa yari yamubwiye, arwana n'Abamaleki. Naho Musa na Aroni na Huru bazamuka mu mpinga y'agasozi. Iyo Musa yabaga ateze amaboko, Abayisiraheli baraganzaga, naho yaba amanuye amaboko, Abamaleki bakaganza. Hashize igihe amaboko ya Musa aza kunanirwa, nuko benda ibuye barimwicazaho. Aroni na Huru bakaramira amaboko ye, umwe ari mu ruhande rumwe undi mu rundi. Bityo amaboko ye aguma hamwe kugeza igihe izuba rirenga. Nuko Yozuwe amara kubugi bw'inkota Amaleki n'ingabo ze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 121. Ubuvunyi bwacu buturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amaso nyahanze impinga y'imisozi, mbese nzatabarwa n'uvuye he? Ubuvunyi bwanjye buturuka kuri Uhoraho waremye ijuru n'isi. Ntazareka intambwe zawe zidadabirana, umurinzi wawe ntasinziriye. Oya, umurinzi wa Isiraheli ntasinziriye, ntanahunyiza. Uhoraho niwe murinzi w'ubwikingo bwawe, Uhoraho ahora kurengera mu rugendo. Bityo ntuzicwa n'izuba ry'amanywa cyangwa umwezi wa nijoro. Uhoraho azakurinda ikibi cyose, anakurindire amagara yawe. Niko ko Uhoraho azakurinda kuva uhagurutse kugeza uhindukiye, uhereye ubu n'iteka ryose. Ubuvunyi bwacu buturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Isomo rya kabiri ryo mu ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza ku 17, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Kubyo wigishijwe, nkoramutima yanjye wagumye kwibanda kubyo wigishijwe kandi wakiriye udashidikanya, uzi neza uwo ubikomoraho, kandi kuva mu buto bwawe wemeye ibyanditswe bitagatifu. Nibyo bishobora kukubera isoko y'ubuhanga bukuganisha ku mukiro, ubikesheje kwemera Kristo Yezu. Icyitwa igitabo gitagatifu cyose cyahumekewemo n'Imana, kandi gifite akamaro ku byerekeye kwigisha no kuvuguruza ubuyobe, gukosora no gutoza umuntu iby'ubutungane. Bityo umuntu w'Imana wese akabasha kuba igihame zifasha gukora icyiza cyose. Nkurahirije imbere y'Imana n'imbere ya Kristo Yezu uzacira imanza abazima n'abapfuye ku mpamvu yo kwigaragaza kwe n'ubwami bwe. Amamaza ijambo, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvishe ingingo, utote, ushishikaze mu bwihangane butarambirwa, uharanire kujijura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe Yezu abacira umugani abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. Nuko aravuga ati, mu mujyi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana, ntiyubahe n'abantu. Muri uwo mujyi hari n'umupfakazi wazaga kumubwira ati, ngiranwa n'uwo duhora tuburana. Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati, nubwo ndatinya Imana bwose kandi singire uwo nubaha, uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe. Nyagasani arongera ati, nimwumve ibyo umucamanza mubavuga. Imana se niyo arangarana intore zayo, ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n'ijoro? Ndabibabwiye, izabarenganura vuba. Ariko si igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ariko si igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi.
ujye wibuka kwiyandikisha kuri buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi nk'urugendo, buri munsi nk'inzira iri gutwerekeza ku Mana. Mbere yo gutangira nkubwira ingingo remezo tujya kugenderaho kuri iki cyumweru, reka mbanze nkubwire ifoto banza gutindaho uyirebe, uze kumbwira icyo wabonye. Ngo umugore warangiye umuhungu we ati genda ujye iwabo fisi, unsabire mama fisi umunyu, hanyuma unsabire papa fisi ishoka. Baraturanye mu nzu imwe. Nuko mwana akomeza kugenda yibaza kuri iryo jambo ngo bisobanuye iki guturana mu nzu imwe umugabo n'umugore. Papa fisi birashoboka bite ko yaturana mu nzu imwe na mama fisi? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngo kukwemera birashoboka ko utaza kubyumva nawe, uze gutinda kuri iyo foto y'umugabo n'umugore baturanye mu nzu imwe. Bishatse kuvuga yaririnze kumubwira ko batakibanye, umwe ari ku buriri bwe undi ku bundi, kandi ari umugabo n'umugore bashyingiranywe. Aho niho tuza kugana uno munsi ko wasanganye nawe duturanye na Yezu nko mu nzu imwe, tutavuga rumwe. Uze kureba uburyo bwose ubanye n'Imana, umubano n'Imana n'uwuhe, wasanga nawe uturanye n'Imana kandi byaba. Amasomo yacu duteguriye aratwerekeza ku buzima bwa roho, la vie spirituelle, ubuzima bw'isengesho. Nayise amasomo isengesho. Isengesho ni igihe duhura n'Imana. Ikikubwira ko wasenze ni uguhura n'abavandimwe, ni umubano mwiza uzagerana n'Imana, ni uzagufasha kubana neza n'abavandimwe. Intego remezo rero igiye guturanga iragira iti gusenga ubutarambirwa. Akesha abantu dukunze gusenga kubera impamvu, abantu tugasingiza Imana kubera impamvu, tukajya mu kiliziya kubera impamvu, tugakora isezerano kubera impamvu. Buri kintu cyose tukaba turi gukora imibare n'imbere y'Imana, ugasanga imibare yatwishe. No gusenga tukabanza tugakora imibare, harya ubwo nisenga Imana irambike, harya ubwo ninirirwa mu mwiherero Imana izampemba iki? Icyo ndi kuyisaba ni iki? Ndi kuyisaba ko yampa bino, ndi kuyisaba amafaranga, ndi kuyisaba umwana, ndi kuyisaba inzu, ndi kuyisaba umusore, ndi kuyisaba ibintu byinshi. Ibyo akaba ari byo biza kugushitura, bigatuma wirirwa usenga, bigatuma urara mu masengesho, bigatuma ukora igiherero, bigatuma ibyo byose uri kugenda usaba ukora amasengesho yo kwiyiriza. Abandi bakona bati mbega umuntu w'Imana wema, kandi uri kubikora kubera impamvu. Igihe cyose uzasenga kubera impamvu, uzavuge ngo ntago nyasenga, wongere uvuge uti yewe nta kigenda cyanjye sinjya nsenga. Burya umuntu udasenga asenyuka vuba, ni nk'umubiri nyine utarya nta buzima ugira, kubaho nyine udasenga. Natwe rero dusenge ubutarambirwa. Bicyamara hano ikibaho ati no gusenga ubutitsa, prier sans cesse et sans hypocrisie, ngo musenge ubutitsa kandi nta buryarya. Iri somo ry'uno munsi nawe rigufashe nanjye rifashe gusenga nta buryarya, gusenga dutarambirwa. Igitangaje muri ano masomo hagarutsemo ijambo gutarambirwa. Isengesho twarigereranya n'ikipe y'umupira, umukinnyi babandi batatwara igikombe, batatsinda batarakoze imyitozo. Imyitozo rero ni uguhozaho. Ntabwo umuntu akora imyitozo umunsi umwe wararambitse, ni uguhozaho. Ndetse akenshi banavuga ko imyitozo nyine ivunana, ni nabyo byerekeza ku isengesho. Isengesho baryita mu gifaransa exercice spirituel, kwihata. Kwihata rero niko gushobora. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Ngo umucuzi atari uko ubizi, ahubwo uwo mucuzi ugenda ubikora buhoro buhoro buri munsi. Kutarambirwa gusenga. Aya masomo ahuriye ku kintu cyo gutarambirwa. Isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'Imuka Misiri riratubwira uburyo Abayisiraheli barwanya urugamba n'Abameleki, ariko kugira ngo batsinde ngo amaboko ya Musa ngo yarari hehe? Yarari hejuru. Ibiganza biteze hejuru ni nka bya bindi n'ubundi byerekeza ku bagabo bagomba guhora basabira abo bashinzwe urugo rwabo. Ibiganza biteze hejuru birerekeza ku bantu bari gusaba Imana. Bya biganza by'umusaserdoti arambura asabira imbaga, asabira ikoraniro. Ibi birerekeza nanone iri sengesho rya Musa
uku kurambura amaboko kwa Musa birerekeza nyine ku guhura n'Imana, wa muhuza w'Imana n'abantu, nuko abantu bagatsinda. Ibiraganisha ku isengesho, ariko cyane cyane icyo nazirikanye gikomeye ni uburyo ngo Musa yabaga yananiwe, nuko bakamushyigikira, gushyigikirana mu isengesho. Burya nta na kimwe twakwigezaho ubwacu. Yavuga ki y'amashigiri iti omulume ajirwa n'abandi, ngo umuntu agirwa n'abandi, umugabo agirwa n'abandi. Ngaha rero turebe uburyo tujye dushyigikirana. Papa Francisco akimara gutorwa, hari ijambo ryiza yavuze asuhuza imbaga ati munsabire. Nuko abantu bamwe bati papa se nawe yasabirwa, ahubwo niwe ukeneye amasengesho kurenza n'abandi, kuko atwaye imbaga. Wa muntu utwaye imbaga bimusa kumushyigikira. Ngaho rero nanjye nawe dushyigikira abantu batwaye imbaga, abayobozi b'ibihugu, abatuyobora, abayobozi ba kiliziya, tujye tubasabira nk'uko Musa nawe ba Aroni bateruye amaboko ye bakamusabira, bateruye amaboko ye bakamuheka, bakamushyigikira. Nanjye nawe duhamagare gushyigikira abogeza butumwa, duhamagare gushyigikira abayobozi bacu, aho kugira ngo nyirirwa ntonde umuyobozi wanjye mutonde mutuke no kumutuka ko bagiye bitabuze, ahubwo reka mushyigikire. Reka mushyigikire n'inkunga ishoboka yose, reka mushyigikire mwisengesho, muterurana isengesho nguko kutarambirwa. Nuko Musa n'Abayisiraheli baratsinda kubera iki? Gushyigikirana. Umwe agakora hirya, undi agakora hino, bose bakazamura berekeza ku Mana, nguko gutsinda. Ni nawe Zaburi y'uno munsi 121, ubuvunyi bwacu buturuka muri Uhoraho waremye ijuru n'isi. Amen, amen, amen. Ukura ubuvunyi ku Mana. Isomo rya kabiri naryo ririmo gutarambirwa, ubwo Paulo ari gushishikaza Timote kwegukira ibyanditswe bitagatifu. Bibiliya, igitabo cyahomekeweho n'Imana, inspiration. Yamubwiye ati amamaza ijambo ry'Imana, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvisha ingingo, utote, ushishikaze mu bwihangane butarambirwa, uharanire kujijura. Amen, amen, amen. Nguko gutarambirwa, kwihangana gutarambirwa. Ivanjiri uno munsi nayo irimo gusenga dutarambirwa, tutanarambika. Ngo Yezu yaciriye umugani ashaka kwereka abigishwa be ko bagomba gusenga batarambirwa. Nuko bacira umugani ngo umucamanza utatinyaga Imana, nuko n'umupfakazi nawe uhoraga azamubwira ati nkiranura n'umuvandimwe wanjye, nkiranura ndangiriza urubanza. Igihe cyaje kugera ngo kubera kurambirwa no gukomangirwa n'uriya mupfakazi, biza kugera igihe agira ate rwa rubanza rarukemura. Ngo hacura iki noneho? Ari Imana dutakiye umubyeyi wacu, twebwe abahemu babagira nabi, nkanswe natwe twananiranye, tudatinya n'Imana, dushobora gukemura ibintu bigakunda. Nkanswe n'Imana, koko Imana yacu nabuzwa n'iki? Uriya mukecuru, uriya mucamanza, nabuzwa n'iki ngewe uriya mupfakazi washoboye gukemurwa n'iki kibazo n'uriya mupagani, uriya muntu utubaha Imana yubahe n'abantu? Ngewe nabura nte ukwemera ko kwizera Imana yo ingeza ku byiza. Ni mucyo rero dusenge ubutarambirwa buri munsi. Yezu muri Ivanjiri arongera kutwibutsa ukwemera igihe dusenga, kwa kwemera ko Imana ihari, kwa kwemera gutuma dushobora kwegera Imana ubutarambirwa ndetse no gutarambika. Muri no si abantu benshi babuze ukwemera. Muri no si abantu basenga babuze ukwemera. Nanjye cyama hano ikibaho ati abantu ntibagisenga, ngo n'abasenga ntibasenga uko bikwiye. Nawe ongera urebe uko kwemera n'ubuhakanyi buzaza mu cyayenge niba bitarageze iwawe, cyane cyane ukurambirwa mu isengesho. Ibibazo byaza, ibitotezo byaza, ibishuko byaza, uburwayi bwaza, bwa burwayi bwanze gukira, bya bibazo byanze gukemuka, nuko ugahita urambika uti po n'ubundi Imana aho nayitakiye, aho nahereye nsenga ntacyo yigeze insubiza. Uko nuko ubura ukwemera. Nuko rero Nyagasani dusaba no gutarambika ndetse no gutarambirwa, kugira ngo igihe cyose Nyagasani azaza kuko utakizi azasanga ukiri maso, azasanga ukimutegereje, azasanga utaradohoka. Kudohoka ni bibi sinzabikora. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuseminari ngo yahuye n'akaga igihe yari muri formation yitegura kuzaba padiri. Nuko akabona bamugendaho, abari bashinzwe kumurera yajya kumva ntibamutambukije. Bishoboke ko yaje no gusibira, agakomeza agenda hatiriza.
yibaza uko bizagenda. Nuko ngo igihe kirekire agakimara ari gutakamba ati Nyagasani koko nanjye wantabaye nkazagera ku bupadiri, wantabaye koko nanjye nkazarangiza koko aho nahereye bangendaho. Nuko akomeza senga abwira Imana. Nuko igihe kimwe kiza kugera agiye kumva yumva ibaruwa ihumura neza ko umwepiskopi yasubije neza ko agiye kuzahaga ubupadiri. Nuko bakoma amashyi menshi, impundu, ingoma ziravuzwa. Wa museminari koko arishima cyane ko Imana yumvise isengesho rye. Nuko ku munsi yagomba guhaga ubupadiri, imiryango irateranira korana, inshuti n'abavani bose barakorana. Nuko baza kwishimira ibyo birori bikomeye by'uwo museminari warageragejwe igihe kirekire, noneho akabigezeho n'ibyishimo byinshi. Abari aho bose bari bishimye. Nuko mu birori amaze guhabwa ubupadiri, padiri mushya yagombaga kuvuga ijambo. Nuko bose bari bategeye ijambo avuga ryo gushimira, agashimira rwose uburyo Imana ari imugejeje aho ngaho. Nuko agiye kuvuga ariyamira ati yo mbugezeho. Irindi jambo rya kabiri yo mbuvuyemo. Nuko ngo guhera ako kanya ngo ahita yambura ya kanzu yari yambaye bari bamwambitse, sinjye wahera. Abari aho bose amarira n'ishavu birabica, amarira n'agahinda birabica. Nuko ngo abanyamakuru bari bari aho ngaho bamutunga mikoro ati padi ibi ni byo dukoze koko, baguhaye ubupadiri none uhise ubuvamo, ubugezeho uhise ubuvamo. Nuko ngo arabasubiza ati kwari ukugira ngo mbereke ko atari mwe mwatoye, ko nanjye nari kubyishoboza nkabugeraho. Igihe cyose mwamaze mutabumva, none mujye kumva ibisigare bya nyuma. Nanjye kwari ukugira ngo mbereke ko nanjye hari icyo nshoboye, ko nanjye nshoboye kubivamo. Nuko bose bari aho amarira n'agahinda, ikimwaro cy'imisa 25 ku bari baje muri ibyo birori birangiye umurizo w'ifi Anke do Paso. Abantu bataha bababaye. Urumva nawe kuri iyo foto isekeje ibabaje, abantu baje muri reception none batashye muri reception. Abantu bari baje bishimye none batashanye ishavu. Muvye urumva urareba iyo foto ukayibona neza ukuntu ibishye. Ntuze guhita umbaza ibyakurikiyeho, ntuze guhita umbaza uburyo abantu bakomeje gushavura. Gusa icyo nshaka kubwira, hari igihe kenshi dusenga tugasenga ati Nyagasani uzampe kino, ariko wakigeraho ugahita uvamo ati nkigezeho. Ijambo rya mbere, ijambo rya kabiri ati nkivuyeho. Bega bibi. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kukwereka lakine ibyo ufite mu masengesho yawe. Wasanga yabwira ko usenga nyamara udasenga. Icyambere turakibwira aba petit frère na ba sister bakiri muri za formation zarizo zose arizo gushinga urugo kw'Imana, kwitonda. Frère masere padiri mbega we. Uze kwibuka cya gihe wari uhereye usaba Nyagasani uti Nyagasani numva gushinga urugo ndaza kugushimira, numva umwana ndaza kugushimira, numva iki giki ndaza kugushimira, numva umusore ndaza kugushimira. Ariko se wabikoze kangahe? Duherukanye mu kiliziya gusa. Tekereza igihe wamaze ubwira Imana uti Nyagasani formation bari kungendaho, chapitre zakoranye bari kunyigaho, none bikaza kurangira urokotse ugeze ku masezerano ubugezeho. Nuko wabugeraho aho kujya ngo ushimire Imana, ahubwo ugatukana ati mwimajije iki? Imbwa gusa. Mwimajije iki? No kugatukana bya bindi bizaranye ushobora no gutukura umunwa kubera gutukana. Nuko ugasebya abagenzi bawe ukagira ute byose bibi cyane, ukavuga nawe ugatongana. Aho gushimira Imana ikugejeje aho ngaho kugira ngo bikomereze n'isezerano, wowe cyane ugutongana. Uko no kurambirwa no kurambika mu babyeyi mwe. Amasengesho arambiranye, twararambiwe. Onge nawe uze kwibuka ya marira warize ukiri hahandi, ukiri ku ntebe y'ishuri ati Imana ngiye gutsindwa, none Nyagasani aguhaye gutsinda. Ese wakomeje gusenga cyangwa wamubwiye ati Nyagasani abo twabyaranye nabo ati mbugezeho ariko mbuvuyemo bishingutsemo. Urumva uko gukoza Imana, nanjye kuvuga gukoza Imana isoni. Icya kabiri ni indwara turwaye abantu benshi. Gusenga ruko dufite ikibazo, ibisubizo byaza
ntitwongere kugaruka tukajya mu kiliziya ari uko dufite ikibazo, tukajya kurambara imbere yezu uko dufite ikibazo, tukiga gusenga ari uko dufite ikibazo. Kibaza ngo ariko ubundi ya bibazo byahoragaho noneho ubanza ariko nawe wajya ujya usenga da, ukwemera ko gushingiyeho ushingiye gusa mu bibazo, naho nta kwemera kuriho, nta kwemera habe namba. Rero Nyagasani ntaza nawe azasanga se hari n'agashashi k'ukwemera ufite kajya ko kajya. Icya gatatu ngiye gusorezaho ni ikintu cyitwa crise spirituelle. Crise nyine no kuvuga ibintu byadogereye, ubuzima bwa roho bukendereye, ikibazo kiremereye ku buzima bwa roho muri iyi si. Utekereze abenshi bagiye barambirwa, abandi bakarambika, abandi bakaba babirimo, navugaga mu by'Imana ariko batarimo bose, baraviriye imbere. Ukuri ifoto nyine y'umuntu urimo waviriye imbere, kwa kubihirwa ugashaka no kubihiriza abandi, ugahora utongana, utongana mu rugo, utongana mu bihaye Imana, muri communauté ninde uri kuvuga nabi kubera iki? Crise spirituelle. Ufite ikibazo kuri roho, ufite ikibazo cy'ukwemera, nta sengesho rikikurangwaho, niyo mpamvu usigaye uvuga nabi, utongana, umushiha, umujinya n'ibindi byinshi cyane bibi. Birababaje mwa babyeyi mwe kubona umuntu ushinze urugo akajya gusenga gusa ari ku cyumweru, nabwo ari umugabo umuhase cyangwa umugore umuhase, akazongera akagaruka aje guhesha nk'amasakramentu, nabwo ari umugore cyangwa umugabo umukubise ikamba ati tugende umuziritse, ugasenga gusa ari ku cyumweru. Iyi ni crise spirituelle y'abashinze ingo. Nibwo bizarangira neza ngo ziri guhirima, zirara zishya, mwarangiza ngo baturoze, ngo abaroze abaturanyi, kandi ubuzima bwa roho nta burangirwa wawe. Dutekereze ku basore basenga gusa bagiye gutereta abakobwa, dutekereze no ku basore gusa bajya gusenga ari uko bajya gusaba abasore ati Nyagasani yabuze umusore, nuko ugakora perinage, ugakora ingendo y'ubukamana, Kibeho, Irurude, ku ibanga ry'amahoro n'ahandi henshi cyane, nuko abantu bakagira ngo ni umuntu usenga rwose, kandi hari ikintu ucunze wa musore, ucunze umeze nk'agaca gacunze ya nkoko, nikamara kuyifata bizagenda bite? Tuzambaze bizakurikiraho. Gusa turasenga kubera ikibazo, birababaje. Niba uzasanga abihaye Imana barasenga gusa ya masengesho yanditse mu bitabo, lors de vepre recitation, bya bintu bagenda basubiramo gusa, ariko utaribwiriza ngo wenyine ugire isengesho ryawe ry'umwihariko. Nibwo bizarangira urimo ariko wavuyemo kera, waviriye imbere. Kandi byaba dusabire ingo nyinshi aho umugabo n'umugore baturanye, dusabire abihaye Imana baturanye na Yezu nk'abakeba, bagasenga gusa kubera impamvu ya communauté, babwirijwe babihatiwe, ngako kundi uhata ibirayi n'ibijumba, ngako kundi kubitira abana bo mu gikurya no kuryama. Birababaje. Abo bose bajya baviramo imbere, tubasabire izo n'inkomere, barabishye, bari gushaka no kubihiriza abandi. Abo bose tubasabire kugira ngo nabo basenge ubutarambirwa, basingize Nyagasani, kuko Nyagasani adukunda twese kandi yifuza ko twamuhorera iruhande, tugasenga neza uko bikwiye, tukabana nawe, kuko mu isengesho niho duhurira n'Imana, tugahura n'abavandimwe kubera Imana. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.